ntabwo nanyaraga ariko ubu ndanyara uratutuza agashami k'ikivu Mr. Edson sigaye numva umugabo wanjye tutatandukana, sigaye numva twahorana n'akazi akaba atajyayo. Sheri ndagukunda. Nawe ndagukunda. Twanje kugira ibibazo mu minsi yatambutse tukimara kubana, nari mfite ikibazo cyaranyura umusore, nari nagize ikibazo cyo kwikinisha, bituma nkimara gushaka umugore wanjye bitagenda neza nk'uko byakwiye kugenda. Iyi ni Legacy TV, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiranye. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umugabo ndetse n'umugore, bose ni abantu bunze ubumwe cyangwa bakora urukundo, nyine baravuga bati reka tubane, ariko bafite ubuhamya bashaka kutugezaho. Muri sosiyete nyarwanda cyangwa se ku isi hose hari igihe usanga abantu babana ariko hari utishimira undi. Ni kubw'izo mpamvu twafashe umwanya turavuga tuti reka tubazane batuganirize, n'abandi bafite icyo kibazo wenda bumvireho ndetse bamenye n'icyo bakora. Baraza kutubwira uburyo byagenzemo kugira ngo na n'uyu munsi babe bari hamwe ndetse bishimira n'uburyo basigaye babanyemo. Hanyuma reka tubaho umwanya baje badusobanurire byinshi cyane byimbitse. Abantu badukurikiranye bahise bagira amatsiko cyane yo kumva ngo Edson ikibazo yagize cyangwa se ikibazo kigize kimubaho nk'umuntu uri mariye cyatangiye gute, byageze gute, banyuriremo, ariko unabanza kubibwira mu buryo burambuye. Mbanje kubibwira neza rero abakunzi banyu, nitwa Edson Turishime, nkabandi umugabo n'umugore wanjye. Twanje kugira ibibazo mu minsi yatambutse tukimara kubana, nari mfite ikibazo cyaranyura umusore, nari nagize ikibazo cyo kwikinisha, bituma nkimara gushaka umugore wanjye bitagenda neza nk'uko byakwiye kugenda. Ariko ubu ngubu nishimira ko njye nawe tumeze neza, ko twabiganiwe nk'umuryango. Sheri wanjye tumeze neza, namwe twishimira. Abantu muhoberane mbibone. Umugabo wanjye twarabanye ariko tubana dukundanye, ariko hari ikibazo kitaje kugenda neza, ariko cyaje kugenda neza, ubu ngubu tubanye neza. Ikibazo ni iki? Urumva twajyaga kubonana dukora ibyo kubona nyine ni imibonano mpuzabitsina. Twajya kubonana nyine nkumva simushaka, nkumva mbese biri kwanga, ariko naje kubona ko bigenda neza, duhita twongera tuba neza. Edson yavuze ingaruka zo kwikinisha ni iki? Ubundi kwikinisha bijya gutangira, ingaruka wagizemo cyangwa se no kugeza igihe wumvaga ko utishimiraga umugore wawe, byatangiye gute? Bitangira tukiri batoya, tukiri abana, twiga mu masegonderi, twigaga, twagiye tugira ibintu kujya mu bishuko, ariko utazi ko bigira ingaruka, barakikinisha. Ni benshi bagiye babikora, n'abandi barabikora benshi cyane abagabo, gusa naje kubona igisubizo. Icyo gihe rero numvaga ko ntacyo bintwaye, ariko ngize igihe ngiye gushyingirwa, njye n'uwa mfite ipfunwe kuko igenda. Mbere yo gushyingirwa hari ubundi buryo wigeze ugerageza wenda gukoramo imibonano? Byanze bikunze nigeze kugerageza, ariko mbona ntabwo bigenze neza. Nkimara rero kudatinga umufasha wanjye, numvaga ko mfite ibyo pfunwe, ariko kuko nari namaze gufata umwanzuro nawe, ndabyemera, ariko icyo kibazo nari nzi ko gihari, nimaze n'uburyo cyakemuka. Nkimara kubana nawe rero warabanye, agerageza kumukorera ibyo abantu bakuru namwe murabyumva. Icyo gihe nkabona ntabwo bigenda neza, nkabona umugore wanjye ntabwo yishimye, ariko nshimana ko ngasigaye yishimye, niyo mufite umuntu tunameze neza. Icyo gihe rero byabayeho, ariko kugeza ubu ngubu byibona narifuje, icyo kibazo cyarakemutse. Warifuje? Kigikemuka umunsi wa mbere, duhereze imaje cyangwa se itandukaniro rya mbere utarifuzana n'uyu munsi. Nkimara rero uburyo byatangiye, nagerageje kubaza abagabo bagenzi banjye, bakajya bambwira twebwe tugenza gutya na gutya na gutya, bimara igihe kingana gutya na gutya, ngiye mu gihe umunota umwe cyangwa ibiri nabaga narangije, yari myinshi ikaba ari itatu. Nkasa nkaho mbiganiriza inshuti zanjye, ariko zimbwira hari umugabo umwe wandangiye, umuntu umwe uri umuganga, ashaka kuvuga izina rye hano,
ariko icyo nshimira Imana ni uko yanyemereye kuba ngubu rwose namufasha kuvuga ibyo bintu. Anje, umugabo wawe mukuru ubukwe murabana, ntabwo wari waratestinze mbere ngo wumve ko icyo kibazo gihari? Ndi umurokore kandi ijambo ry'Imana ahantu nsengera ntabwo wanza guhura n'umugabo. Umunsi wa mbere umugabo wawe ubona ko hari icyo kibazo nawe ufite iki kibazo, byatangiye gute cyangwa byagenze gute? Urumva tukimara gushakana, urumva twajyaga nyine mu gikorwa nawe urabyumva, tukagana kamwe se ko mbona utishimye, kamaze ko abagore bagira amazi, njya mbisoma ahantu umugabo wawe wagira amazi ko we ntabifite. Numva ngize ikibazo, noneho mbitekereza ku badamu b'inshuti zanjye, turaganira. Abadamu barambwira ati rero ubwo ufite ikibazo cyangwa umugabo wawe afite ikibazo. Noneho mbiganiriza umugabo nawe aza kumbwira ati ariko noneho hari umudamu wambwiye ngo ariko ngo umugabo wanjye ngo yigeze ngo kwikinisha, ngo noneho ngo akajya ngo arangiza vuba, ngo ariko ngo hari abantu bamurangiye ngo bamuhaye umuti ubikuraho burundu. Ubwo uwo mudamu nyine nanjye ndagenda muganiriza uwo umugabo wanjye ndamuganiriza, ndabimubwira rero, ndamubwira ati rero tugomba nyine tugomba kwivuza. Ndavuga se waba ufite ikibazo? Ndavuga ati rero hari umudamu wambwiye ngo umugabo we yigeze kwikinisha nawe bikagenda gutya. Noneho umugabo amuganirije arambwira ariko nanjye yigeze kwikinishaho. Ndavuga ati reka tubanze twivuze, nawe byari bimeze gutyo, nuko bigenda neza, nuko byagenze. Ikiza cy'umuryango wacu uraganira, kubera ko nubwo nari mfite ikibazo nawe nabonaga afite ikibazo, kuko nari nanumvaga bakamubwira ati sege umugore wanjye aranyara. Ntekereza yuko impamvu nshobora kuba nanarangiza vuba n'ibindi ushobora kuba biterwa nawe. Twagiye tubiganiraho, ntabwo twagize ipfunwe kubiganiraho, twarabiganiriye, ikibazo afite arakimbwira, ariko agira amakuru meza yuko ari umuntu wamubwiye yuko yadufasha. Ariyo mpamvu uwo muntu rero twifuza rwose, twifuje ko no kumushimira ubu ngubu turishimye cyane, urabona ko twishimye, ikibazo cyarakemutse. Umudamu wanjye amafaranga arayafite, nanjye sinyirangiza vuba, ibyo ngomba gukora mbikora neza. Chelsea ngushimisha ntabwo wayibona mbere n'ubu ngubu tandukana rari nini cyane, kuko nakubanje kuvuga yuko byari mu muti 2 byaga byarangiye, ariko nundi kuvuga ko biri kugenda kwegera mu isaha. Ariko noneho itandukano nshaka kuvuga itandukano muri wowe n'indi. Muri njyewe numvaga mfite ipfunwe mbere na mbere, urumva iyo natahaga bizi ko umugore wanjye abikeneye, nkabona singiye kubikora uko nkora, ntabwo arangije nk'uko abandi babivuga, cyangwa nkabona ngo yishimye, numvaga mbabaye cyane. Niyo mpamvu nanjye numvaga mfite iryo pfunwe, namwe nagerageje no kubatanga ibiganiro ku bandi bantu ndabaza, numva ko ntabwo nari nishimye. Mu gihe ubu ngubu nishimye, itandukano ryumva neza. Anje, hari umugore ufite umugabo ufite icyo kibazo muri aka kanya uri kutureba kuri Legacy TV, cyangwa se n'umukobwa wenda uteganya kuzashaka, kugira ngo icyo kibazo wenda ntikizamubeho, ko ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari cyiza kubaho utishimiye ubuzima, abantu bagufata ukundi kuntu, hanyuma ushobora kubwira uti wenda turebere ku mukobwa, turebere ku mugore, ikintu gishobora kumwereka ko atari satisfait cyangwa atishimira umugabo, ibintu nka 3 ushobora kwereka, cyangwa se n'undi mugore wese ubana n'uwo mugabo wenda atazi ko afite icyo kibazo, ushobora kumubwira uti hari gutya na gutya, yameze gutya, ngo yarikinishije gutya na gutya, ushobora kubaha ingero runaka. Urumva kutishimira umugabo, kwishimira umugabo ntabwo ari uko yaba wenda aguhahira cyangwa kwitaho akaza akavuga ati sheri iki, ariko hari ukuntu uba warikinishije utabizi n'umugabo, noneho bikaba ngombwa ko mubiganiraho. Hari n'ukundi wenda uba utanezerewe kubera ko mu rugo nyine hari igihe biba bitagenda neza, wenda umugore n'uwamuhahiye, umugore ntanezerwe, ariko icyambere buriya ni ukubiganiraho
ingero zishobora kwereka ko umugabo yikinishije cyangwa afite icyo kibazo. Izo ngero hari ukuntu umugabo akora akambere akarangiza vuba. Ubwo ni urwa mbere. Urwa kabiri. Urwa kabiri ni ukuba ataguha keya. Buriya umuntu wikinishije ntabwo atanga keya. Yaguha keya gute se kandi aza agahita ayizomba bikaba birarangiye. Abivuze neza cyane. Hari igihe urumva nk'umuntu wikinishije nk'uko byagiye bitubaho. Ako Edson ntanagucamisha. Yego. Ntanagucamisha. Anje kwikinisha no ku gitsina gore biba? Biba? Hari abagore bikinisha cyangwa abakobwa? Njye hari abagore bikinisha twize kuganiraho barabimbwira ngo barikinisha. Njye ibyo ndabizi ariko nyine ntabwo nari nzi yuko wenda kwikinisha ku bagore bibaho. Nzi ko biba nko ku bagabo. Edson ugikomeza wari icyo nagiye kukubwira byanze bikunze nk'uko madamu ari kubivuga bica ku ruhande. Urabona umuntu wikinishije akenshi cyangwa wagize izindi ndwara zituma adakora raporo sexuelle nuko bagomba bisobanura neza. Iyo umaze gukora agaturu kamera ko yarabivuze ntabwo wongeye no kubishaka. Umugore akaba ari aho ngaho ari umugore umugabo wanjye arongera tayari baba byamaze kurangira. Ubwo rero nuko yari kubivugaho neza urumva uhita cyagahita akubwira ngo mfite stress nyinshi ajya kuzana ibindi bibazo byinshi ahubwo ndananiwe mvuye mu kazi ndananiwe reka ndyame ugashaka impamvu zo kwireguza nyinshi zitandukanye bitewe n'ikibazo wamaze kubona ufite kuko ntabwo uri gukora igikorwa cyawe ntiwavuye kuba ugikora. Rero kugira madamu wawe ugerageze kumukavaringa cyangwa kumwumvisha yuko ibyo bintu ufite ikibazo cyangwa ntabwo ubwo ufite ikibazo cyo kuba urangiza vuba cyangwa wikinisha ugerageza kumwereka izindi mpamvu zituma wakikavaringa utanafatika. Icyo gihe rero byiza rero mu muryango murabiganiraho twe twagenda no kubiganiraho nk'uko yaramaze kubisobanuraho. Hanyuma umuti urakozwe uwo mudamu twaraganiriye arambwira ati hari umuti yakoresheje ndabaza se ni uwuhe arawumbwira ubwo naje kuja kuwushaka. Ako uwo muti nyine waha icyizere ko abantu umuti ukora mbere wabaga uri mukaga atarakiwe mukagacinya nawe nk'uko nubwo nasekaga ariko umusigaye nseka uwo muti wahise ukora ntabwo nanyaraga ariko ubu ngubu ndanyara uratutubiza agashami k'ikivu. Mr. Edson karame umuti warashize? Oya umuti turahari n'ubundi umuti urahari. Yindi icyo twakora tukabereka abadukurikiye nabo ushobora gusanga ari abafite ibibazo nk'ibi dufite. Nimba uri hafi umuti kereka nko kuza reba handi Anje umuti witwa uyu muti witwa Coldactive. Uyu muti ukora akazi umva amazi ni umva urabona ku rutare urabona amazi aguyeho ugahita amanuka nuko nyine uyu muti ukora akazi. babarura umbwire dusa tugira amatsiko wenda mbere nta n'agake kazaga wapi reka nta n'igitonyanga nta gitonyanga nta na kimwe ipfunwe n'iki byose mwumva sinishimye mwumva sinanaseka niyo bavuga ibintu bisekeje mwumva sinaseka ariko uyu muti urasetsa ku bagore. uyu muti urasetsa ibi byenda gusetsa abagore bazanshake. hanyuma urumva umuti urabonetse hanyuma ubundi byabaga bimeze bite umuti utaraza? urumva umuti utaraza umugabo twajyaga kubonana agahita arangiza cyangwa akanabyibonera agahita yigendera nanjye mwumva ndababaye. noneho hakaba n'igihe muhamagaye wenda yagiye nko ku kazi mwumva nanyitabye yataha nkumva ndababaye nkumva sinshaka ko anataha mbese nkahorana umushiha mwumva yaguma niyo ari. ubu ngubu umugabo wawe wenda kuba aramutse adahari ni iki kintu cyakomeza abantu ko usigaye ufite ayo mazi cyangwa ayo mavanga? Mr. Edson impinduka ubu ku mugore wawe n'uburyo wabyakiriye urumva ko mbere n'ubu ngubu biratandukanye byagenze gute cyangwa uri kwiyumva gute? Mbere na mbere ndanashimira n'umuganga waturangiye uwo muti uko amaze kuwerekana
nk'ubu najya guhura n'umugore wanjye nuko nanjye nari mfite ikibazo cyo kurangiza vuba ariko akimara kubona umuti nabonye afite impinduka, mbona umugore wanjye arashaka gukora ibintu cyane cyane, n'igihe ngerageje kubikora nkabona rwose atangiye kuzana amavangingo, ihita numva ikintu cy'igitangaza kibaye mu rugo rwacu, kandi imbere yaho hari uburyo bitagendaga neza. Najyaga kubikora nkabona umugore wanjye arumagaye, ariko yakimara gufata umuti impinduka zaragaragaye, ntangiye kugerageza gukora cya gikorwa mbona ntangiye kuzana amavangingo, ibintu bigenda neza cyane. Wiyakiriye gute uwo munsi? Urumva nahise nishima cyane, urumva ko nagiye numva abandi bantu bambwira ngo abagore bo baranyara, ko tubivuga mu Kinyarwanda, cyangwa bafite amavangingo, ariko umugore wanjye nabonaga ntayo, gusa yaje kuboneka, ubu ngubu tumeze neza rwose kuko ari kubivuga. Iyo tugiye gukora igikorwa nta n'undi mugore rwose ntabwo ashobora no gutekereza undi mugore. Mu gihe mbere ari navuga se undi mugore wanjye ubu nasi ashobora wajya kureba n'ahandi bagatandukana kubera ko umwe adashimishije undi. Ubundi abagabo bose aho duhuriye ku isi yose, iyo mu rugo wawe bitari kugenda neza ugerageza gushaka aho bigenda neza. Urumva igitekerezo ngiye kukijya se ko umugore wanjye ufite ikibazo mbona bitameze neza, ntangira gutekereza kuba nashaka n'undi mugore nkagerageza rwose narakigize cyane. Navuga se ko mu rugo wanjye bitameze neza, warebera ahandi ko bimeze neza, kandi icyo gihe umaze kujya kurebera ahandi ko bimeze neza, usanze bimeze neza nyine bw'iwawe abasenyutse rwose birangiye. Nawe urabizi ko ufite ikibazo? Nari mbizi ko mfite ikibazo, ariko najyaga ngihindira ku mugore, nkavuga se wajya kurebera se ntabwo ikibazo kiri umugore wanjye. Ariko tukibara kubona imiti ntabwo ikibazo twongeye kuyitekerezaho twese, ku giti cyanjye ngo nyine kuyitekerezaho. Ukuvuga ngo ubu ngubu reka tugire inama noneho ingo z'abantu bashakana cyangwa se bashobora gutandukana kubera kudashimishanya mu myanya cyangwa se mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ubundi iyo twitegereje neza ahantu urugo rupfira mbere na mbere kutaganira. Ibyo bibazo dukwari dufite n'ubundi bifite abantu benshi muri rusange, ahubwo mutakiganiriyeho umwe akagisha mugenzi we akicira ku ruhande akajya kubireba, icyo gihe urugo ruba rusenyutseho leta. Niyo mpamvu twebwe tugize amahirwe tukabiganiraho, kuko nagerageje kuganiriza umugore wanjye, ariko ubanza kumbere naho nanze kugira igitekerezo cyo kumuca inyuma cyane nuko najya mu bandi bagore, ariko kuko twabiganiriyeho kubw'amahirwe hari umuganga wadufashije nk'uko twari turi kubivuga, bituma tuganira cya kibazo dufite, icyo yari afite kirakemuka n'icyo nagite kirakemuka. Tukimara guhura n'uwo muganga twese yanadusabye ko twanabwirangira abantu, tumaze kurangira abantu benshi aho hantu, tubaza gutanga imyirondoro yiwe, amanimero yiwe tuza kuyatanga. Uyu muti nk'uko uri kureba witwa Reviva, ni umuti ukoze mu bimera gakondo, ni umuti utagira ingaruka mu buzima bw'umuntu. Babisobanurira muganga ariko bisobanurira n'ushobora kumva agatekereza se arimo arambeshya, nkavuga se nari kumbwira birakemuka koko bitewe n'ikibazo nari mfite neza. Uvura ingaruka nyinshi cyane zo kwikinisha, umuntu wikinishije ku bagabo cyane cyane babyumvireho, bameze nka bagenzi banjye babyumveho neza. Ku muntu wikinishije utabasha gutera akabariro neza, uyu muti wa Reviva ni igisubizo utabikemuka burundu. Rero uwo muganga akimara kumfasha narishimye cyane ko natangiye gukora igikorwa cy'abagabo nk'uko kigomba gukorwa. Ndanamubaza se muganga ko wamfashije nyuma yaho, ko naramushimiye, nazajya ngubwira abandi bantu, nabwo ati rwose biremewe, na nimero yiwe yarayimaye ushobora kuyitanga abantu bakayimenya, bakaza kuyimenya. Agira nimero ebyiri. Izo nimero wazisangiza se? Twazibasangiza bose nabo bakazamuhamagara bakamwandikira, akaba nabo yabafasha igisubizo bafite cyangwa ikibazo bafite. Nimero yiwe rero uko bari mu Rwanda ni 0788 39 22 05. Subiramo 0788 39 22 05. Ngo kuba ari hanze y'igihugu n'ahandi bumva akode bongeraho akaba ari akanyenyeri 150. Kuri mu Rwanda ariko aba ari 0788 39 22 05. Na madamu rero afite nimero ya kabiri ashobora gutanga, muganga rwose arayimuvuye akaba yamufasha. Anje umva ko Edson umugabo wawe atanze nimero z'umudokiteri w'umugabo. Ni umudokiteri umwe cyangwa se nawe ufite uvura abagore? Nanjye mfite uvura abagore. Reka ndebe nimero 078 54 643 Subiramo 078 54 643
6 4 5. ingaruka zo kwikinisha wenda hari abantu benshi batabizi cyane urubyiruko n'abandi wenda bikinishaga ariko batabizi, ariko ingaruka zabo kugira ngo umuntu anabyite. Ubundi mbere na mbere nanjye arizo nabonaga ubwanjye. Ingaruka ya mbere ikigaragara mbere na mbere ni ukurangiza vuba cyangwa gucika n'icyo gihe gutera akabariro cyangwa kutagira ubushake. Ubwo rero nyimara kwegera docteur naramuganirije ukuntu bimeze. Ubundi umuntu ni nyinshi hari byinshi yanganirije, kwibagirwa nabyo biza mu ngaruka zo kwikinisha, kudakora neza kw'amaraso, kwinjira kw'imisemburo y'umugabo bitewe na cyaki, no kurinduka kw'imitsi igize igitsina cy'umugabo. Ibi byose bituma ariyo mpamvu usanga umugabo ufite igitsina kidigadiga cyangwa kidakora neza. Kubera iki? Bya gikorwa yakoze ari kwikinisha. Izo se ni ingaruka zo kwikinisha. Gusa icyiza ni uko iyo uhuye na muganga akwereka uburyo, arakuganiriza uburyo wareka cya gikorwa. Urumva nagerageza kumva ari byo bintu nishimisha. Umugore wanjye twahura nkumva ntabwo ibintu rwose nishimye, ariko cya gikorwa nagikora nkumva ibyo binejeje. Mbere na mbere rero muganga icyo abanza kugukorera ni kukuganiriza, aho kubwira n'uburyo wanareka uburyo bwo kwikinisha. Igikurikiyeho rero aguha n'umuti. Yamaze kuguha uwo muti rero tutarivayo. Akimara kuwuguha rero utangira kuwukoresha. Ukimara kuwukoresha rero ikibazo ufite kirakemuka rwose. Ikibazo mfite nari mfite cyarakemutse burundu. Niyo mpamvu ubona nkubwira ko urugo rwanjye uhagaze neza. Anje, ingaruka kwikinisha ku bagore we n'iziturusha ku ruhande rw'abagabo, hanyuma ingaruka ishobora gutera umugore, ingaruka ishobora kugira izihe? Baramburire ubahe igitabo. Ingaruka zo kwikinisha ku bagore bituma utarangiza, bigatuma uhora ubabara mu kiziba cy'inda, bigatuma utishimira umugabo, bigatuma mbese uhora wihagije, ukumva utabonye umugabo ubwawe waba wihagije, ukikinisha ukarangiza. Umushiha mwinshi cyane, yataha ugomba ntushaka ko ataha. Ubu noneho ni iki kintu ushobora kubwira abagore badukurikiranye muri aka kanya? Inama nabagira mwa abagore mwe, dore bari hano bari kundeba. Inama nabagira ni ukuganira n'umugabo, mukaganira ibitagenda neza, cyangwa se mukanshaka nkababwira ahantu nanjye nanyuze. Sigaye numva umugabo wanjye tutatandukana, sigaye numva twahorana n'akazi akaba atajyayo. Sheri ndawukunda. Mukirirwana ibihe byose. Sigaye numva twakwirirwana. Mr. Edson, ubutumwa wagenera abapapa? Ubutumwa nagenera abapapa rero bagiye bafite ikibazo cyo kuba barikinishije cyangwa se bafite ikibazo cyo kuba batuzuza inshingano zabo mu rugo, ni uko byibura bashobora kugana umuganga. Ikindi bashe kuganira mu ngo zabo. Nibona urangiza vuba usobanurira umugore uko byagenze, numushake noneho uburyo rero buhari nta bundi, kuvugana umuganga akaba yabafasha. Ubwo rero icyo nabwira abagabo rwose ni ikibazo gishobora gukemuka. Benshi bagira ipfunwe ugasanga arabiretse kwivuza kandi ashobora gukira icyo kibazo kikarangira burundu, agatera akabariro neza nk'uko babyita mu Kinyarwanda, akubaka urugo rwiwe neza, bagahora bishimiranye mu muryango wabo, umuryango ukaba ari mwiza, akagira abana beza, bakagira urugo rumeze neza. Ndeko Sheri, murakoze cyane rero kubw'ibitekerezo twamwatwatse kandi twatanze n'ubuhamya bwacu. Murakoze cyane, turabashimira.